Twongeye kubasuhuza bakunzi ba uburyo YouTube channel. Uyu munsi tugarutse nanone kuri wa mushinga wacu wa Pi Network. Tugiye kureba iki? Uyu munsi tugiye kureba indi step wakurikizaho niba waramaze gukora account verification. Aha ndavuga cyane cyane ku bashya batangiye mining ya Pi Network, aho dutangiye gukora iyi video. Tugiye kurebera hamwe icyo bita Pi browser. Pi browser nushaka kubifate nk'iserire n'urufunguzo, ikorana bya hafi na Pi Network. Iyi Pi browser utayifite ntacyo Pi yabikumariye, bivuze ngo kimwe cyunganira ikindi. Twongera kubasaba abatarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo turusheho gukora ibiganiro bijye bibagereraho ku gihe. Mwana twandikira muri comment niba hari icyo mubona kitagenda neza tukagikosora, cyangwa se niba nabwo mubona ari byiza mwatubwira tugakomerezaho. Kandi ubonye binagufashije ushobora kubisharinga n'inshuti zawe kugira ngo zimenye neza buri step ikenerwa gukorwa muri Pi Network. Tudatinze reka turebe uburyo ushobora gukoresha Pi browser. Ku muntu mushya urajya muri Play Store aho usanzwe downloadingira. Uraza urebe Play Store yawe aho usanzwe ukorera download. Uyifungure, urandikamo Pi browser. Numara kwandikamo Pi browser, wowe ntabwo ari ukubiraza bimeze. Ucyandikamo Pi browser, barahita bakubwira kuyikorera install. Biragusaba ko uri buyestare ikajya muri telefone yawe. Ngewe kubera ko mfite iyi application ya Pi browser, bahise bambwira ngo ninyifungure. Wowe urayidownloadinga, ibanze igere ku 100. Nugera nibakwereka ahantu handitse ngo open, si ngombwa guhita ufungura ugeze aha, ahubwo ubwo uraba umaze kuyikorera install, urahita ubanza ujye kuyisetinga. Tugiye kureba Pi browser setting yayo. Ni gute na settinga Pi browser yanjye niba maze kuyestara. Urahita umanuka urebe hano hasi kuri kano kazeru dukupiraho ibintu biri muri telefone aba ariho ukora. Ugaruke muri application za telefone yawe. Iki tugiye gukora ni icyo bita Pi browser setting, cyangwa se setting ya Pi browser. Nicyo tugiye kureba. Tumaze kudownloadinga Pi browser. Murabibona hano hari Pi, application ka Pi, hakaba na application ka Pi browser. Nubireba neza bifite akantu kabitandukanya. Application ya Pi ifite uruziga rw'umuhondo ruzengurutse rugahura, ariko application ya Pi browser uru ruziga rw'umuhondo ntabwo hose ruhuye, hariho akantu kabihuza k'umweru. Ukigera hano urareba muri telefone yawe ahari setting. Iyi setting tuvuga ni setting ya telefone isanzwe. Ni setting ya telefone isanzwe tugiye gukoresha. Uraza ufungure setting ya telefone yawe isanzwe. Aha twongere twibukiranye ko tugiye gukora setting ya Pi browser. Nugera hano ahantu hari uru rutonde rw'aya magambo, urareba ahantu handitse app and notification. Biraterwa na telefone ufite. Ushobora kuba ufite telefone itandukanye niyo mfite, ugasanga handitsemo app management, ariko niba ufite telefone
nk'iyo ndi gukoresha, ubwo urasangamo app and notification. Urakora hano kuri app and notification. App and notification hano iri ku mwanya wa 4 ubaze uhereye hejuru. Urakora kuri app and notification. Tugiye gukora icyo bita Pi browser setting. Nugera hano umaze gukora kuri app and notification cyangwa se app management, biraterwa na telefone uri gukoresha, urareba handitse see all app, cyangwa reba application zose ziri muri telefone yawe. Urakora hano kuri see all app, utegereze hafunguke. Nihamara gufunguka uratangira ubone application zawe zose ziri muri telefone uko zigenda zikurikirana. Uramanuka ujye gushaka Pi browser umaze kudownloadinga cyangwa se Pi browser usanzwe ufite muri telefone yawe niba usanzwe uyifite. Nugera hano urabona hano handitse Pi browser, uraza ukore kuri Pi browser. Twongere twibuke ko tugiye gukora setting ya Pi browser. Nugera hano kuri Pi browser umaze kuyikoraho, urasanga bimeze gutya, bigaragara ko winjiye muri Pi browser. Urareba ahanditse permission, urakora hano kuri permission ya Pi browser. Ugeze hano umaze gukora kuri permission ya Pi browser, wowe ntabwo urasanga bimeze gutya. Nge namaze gukora setting ya Pi browser. Reka nze nkwereke uko wowe uri busange bimeze. Ukigera hano urasanga kamera, contact, phone, storage biri muri deny. Ahangaha Pi browser yawe ntabwo irabikoreye setting. Hano hejuru muri allowed urahabona ko handitse no permission allowed. Muri allowed nta kintu kirimo, bivuze ngo Pi browser yawe ugisanga imeze gutya ntabwo irabikoreye setting. Uraza hano hasi kuri kamera uyikoreho, ukore kuri allow, usubire hejuru kuri kano gafresh gasubira inyuma ukoreho. Kamera tayari urabona ko ije muri allowed. Uze wongere ukore kuri contact nayo uyikorere allow. Ugaruka hano inyuma, gato, ukore kwa kagafresh gasubira inyuma. Contact nayo yabaye allowed. Ugaruke ukore no kuri telefone uyikorere allow. Uze ukore kano gafresh usubira inyuma, uze kureba storage nayo urayikoraho uyikorere allow. Numara kuyikorera allow, uragaruka hano hejuru use n'usubiye inyuma. Murabibona neza ko Pi browser yacu twa application twari turimo twose, kamera, contact, phone, storage byose bigiye muri allowed. Hasi muri deny niho dusigaranye no permission deny. Bimaze kuba gutya, Pi browser yawe cyangwa se Pi browser yawe umaze kuyikorera setting. Uku niko bakora setting ya Pi browser. Iki nicyo bita Pi browser setting. Ahangaha ubu bisoje urasubira inyuma ugaruke muri application za telefone. Nk'ibisanzwe setting yacu dusoje kuyikora. Uyu munsi twari turi kureba uburyo wakora setting ya Pi browser. Ku bantu bashya
twabanje dukora download muri Play Store ya Pi browser, dukurikijeho kuyikorera setting. Bivuze ngo niba uri mushya umaze kugira Pi browser muri telefone yawe, ntuyifungure utarareba video ikurikiyeho ibyo dusanga muri Pi browser. Yinstare, uyikorere setting, urekeraho, utegereze uzarebe niki gikurikiyeho umaze kugira Pi browser muri telefone yawe. Udakora uza guhita ufungura Pi browser hanyuma ugasanga byose urabyangirije ibyo wari urimo umayininga, kuko iyi Pi browser niho ruzingiye. Tegereza urebe video yacu ikurikira, izaba ivuga ibya Pi browser n'ibikorerwamo byose. Mugire ibihe byiza, mwibuka gukora subscribe ku batari bayikora. Imana ibarinde.